Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data. Shalom shalom. Ndabasuhuje mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ibihe tunezererwa cyane, kwibuka ko umwami wacu Yesu yazutse, ibihe bya Pasika. Haleluya. Ndanezerewe kandi ndibaza ko mwagize ibihe byiza, mwongeye kwibuka amakuru yo gucungurwa kwacu. Kandi nk'abera b'Imana ikinezeza nuko umwuka w'Imana ahora bitwibutsa uko bwije nuko bukeye, si ukuvuga ngo ni ibihe gusa itariki yashyizweho tubyibuka, ariko ni ubuzima bwacu bwa buri munsi kuko tubeshejweho nuko umwami wacu yaducunguye. Aka gakiza turimo, uyu munezero dufite, amahoro dufite, ibi byiringiro dufite bitagarukira hano mu isi, ahubwo ibyiringiro bitwambutsa no muri ubu buzima bikazatugeza mu bugingo bw'iteka, nuko umwami wacu Yesu Kristo yapfuye kandi akazuka. Haleluya. Akazuka azukanye intsinzi, akazuka avuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, ndetse n'ikuzimu yagiyeyo abohora abera. Haleluya. Umwami wacu ahimbazwe kandi Data wamuduhaye ashimwe. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye gukomeza tuganira ku ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo ibice 28, turasoma ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 14. Aravuga ngo bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati ni amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati mwitinya, nimugende mubwire bene data bajye i Galilaya, niho bazambonera. Bakigenda bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, bagurira abasirikare ifeza nyinshi, bati mujye muvuga mutabigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Umutegeka naramuka byumvise tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba menshi. Ni igitangaza. Bibiri bamwe amakuru atangaje. Iyi nkuru iyo uyisomye urabonamo ibice bibiri. Urabona igice cy'abizera Kristo, urabona aba bagore, urabona aba bagore. Bibiri tubwira ngo Mariya Magadalena ngo na Mariya wundi barazindutse kare bajya kumva ya Yesu, bagiye kureba umwami wabo. Urumva imitima yabo ntabwo bigeze baryama, bagumye aho bibaza ukuntu umwami wabo, umukiza wabo, inshuti ukuntu byagenze. Barabyuka kare ngo mu rukerera rutaracya rwose baragenda, ariko ngo bahageze basanga amakuru yahindutse. Bahageze basanga ibyo umwami yavuze byabaye, ibyo Yesu yajyaga avuga ko azapfa akazuka byabaye. Ngo bahasanga marayika. Haleluya. Marayika abaha amakuru arabibabwira, ariko tubona yuko uku kuza kwa marayika kuri bano b'abarinzi bari bashyizweho kurinda imva ya Yesu ngo atazuka, ngo hatagira n'uza kumwiba, kuko byose barabitekerezaga bakabitekereza ko ari umuntu usanzwe abantu baza bakiba bisanzwe. Kuri bo marayika yari yababereye ikibazo,
kuko ngo baramubonye ngo bagira ubwoba bwinshi, ngo bahinda umushyitsi, ngo basa n'abapfuye. Ariko aba badamu bahageze, aba bagore bahageze, arababwira ngo ni umwe gutinya, mwitinya, ndabizi ko muje gushaka umwami. Haleluya! Imana ndayikunda, turi mu isi tuzi, iza abayikunda, iza abayishaka, kandi ikabiyereka. Niko marayika yabahumurije, arababwira ndetse abaha mesaje, abaha ubutumwa ati nimwihute ahubwo mubibwire intumwa, mubabwire yuko bakwiye kujya i Galilaya kuko ariho umwami azahurira nabo. Ni amakuru umva, ni amakuru meza, ni amakuru aryoshye, ni amakuru agaragaza uburyo Imana isabana n'abantu bayo, Imana isabana n'abana bayo mu isi, Imana ifite abantu bayo iganiriza, ikita kuko bameze, ikita kuko bayishaka, ikabahumuriza, ikabatuma. Haleluya! Muri uwo mwanya kandi Yesu nawe ntabwo byamukundiye ko ahita ajya mu ijuru atabanje kwiyereka abo bagore ngo abereke ko yabibonye uburyo bamuririye, yabibonye uburyo bamukurikiye, yabibonye uburyo banyuze mu bintu byose biteye ubwoba, uburyo bagize ubutwari bakava iwabo hatabona rwose, badafite ubwoba ngo bari buhurira n'abo barinzi bari barinze imva ye, ariko bagiye kumushaka. Ariko ni ukuri, aya makuru iyo nyasomye ndavuga ngo mwami wongere utwuzuza urukundo rwo kugukunda, rwo kumenya icyo wakoze, rwo kumenya ubu buntu butangaje waduhaye, ukadukunda, ukaducungura, natwe tugukunda urukundo rurenga ubwoba, urukundo rurenga ibyadutera ubwoba. Tuzinduke kare, tugende kare, dushake umwami wacu mu bihe bikomeye no mu bihe nk'ibi bikomeye. Amen. Aba badamu ni urugero rwiza rw'urukundo rwo gukunda Imana, rwo gukunda Yesu. Iki gihe murabibona, intumwa nubwo zari zaramaranye n'umwami igihe kinini, bagendana, bakorana, babana, basangira, ariko ntabwo bari bashoboye kugira ubutwari bungana gutya. Ariko Yesu yitegereje ubu butwari bw'aba badamu, aravuga ati no, ntabwo biri burangirira uko muhura na marayika gusa, nanjye reka mbiyereke. Ariko mbega umunezero! N'ubundi bari banejejwe no kuba bahuye na marayika akabaha amakuru, bakajya mu mva bagasanga koko imva irarangaye, umwami ntakirimo, yazutse. Ariko Yesu nanone arongera arabanezeza, arongera n'abarabiyereka. Ngo bakimubona ngo baca bugufi, ngo bamufata ku birenge, baramupfukamira. Mbega umunezero! Umunezero umva kubwire mwene data, igihe cyose ukunda Imana, igihe cyose uyishakana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ibyawe byose, nta na kimwe gisigaye, Imana irabimenya kwikunda. Ntabwo izatuma uba wenyine, ntabwo nibwo ibintu byaba bikomeye, hari confusion ikomeye, hari ibintu biruhije bigoye, ariko ifite ukuntu isanga abayo, ifite ukuntu ijya yiyereka abana bayo bayikunda kandi bayishaka. Haleluya! Nuko Yesu nawe arongera arabatuma ati mugende mubwire bene data ko dukwiye guhurira i Galilaya kuko niho bazambonera. Ikindi kintu kinejeje cyane ni uko Yesu ntabwo yazutse afite inzika, avuga ngo baransize, kuko bose baramusize, intumwa zose zaramusize, na Petero wabigerageje nawe yaramwihakanye, kandi yari yamusezeranije ko atazamwihakana, ariko nawe ntiyabishoboye. Ariko Yesu yazukanye urukundo, yazukanye imbabazi, yazutse agifite wa mugambi mwiza, kandi icyo yatoranyirije intumwa ze avuga ngo n'ubundi kirakomeza, nubwo bagize intege nke nk'abantu, ntitugumane. Kirya cyari igikombe cyanjye, wari umusaraba wanjye, yari inzira yanjye nagombaga gucamo kugira ngo mbacungure, ariko uko bitwaye n'uko byabaye sindi bubitindeho, umugambi urakomeje. Haleluya! Nkubwire mwene data, Imana irakuzi kandi Imana iragukunda, ntabwo yakureka, ntabwo yagutakaza cyangwa ngo ikurakarire ikureke kubera ko hari ahantu wagize intege nke, ahubwo irongera ikaguhamagara ikakubwira ngo
ngwino Imana idufasha tujye twitabana n'uwo muhamagaro. Ntabwo natinze cyane ku makuru y'abarinzi n'ibindi byabaye, natinze cyane kuri iki Yesu yakoze, ko yazutse kandi akazukana umugambi wo gukomeza gucungura umuntu no gutuma intumwa nk'uko yari yarabigambiriye kuva kera. Hanyuma abandi nabo bakomeje umugambi wabo wo kumuhakana, bamuhakanye ari muzima bamureba, ubutumwa bwe barabuhakana, baramwanga, bamugirira nabi, ariko kandi anazutse nabyo bashaka gutwikira amakuru, bashaka kuyahisha, ndetse bigisha n'abo barinzi babonye ibyo babonye, bahamiriza ibyo babonye byose, barababwira ati muceceke ibyo bintu, mubibireke, ntimunabikomeze, ntimunabivuge, muvuge ko bamwibye. Abanyedini n'abandi bose nabo bakomeje uwo murimo mubi wo guhakana Yesu, guhakana imbaraga z'Imana. Ariko umwami wacu ni muzima, ariho, umwami wacu yarazutse, ubwami bw'Imana buriho, ubutumwa bwiza burakomeje. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Komeje kubifuriza ibihe byiza, dukomeze twamamaza iyi nkuru nziza y'agakiza, duhumuriza abarushye, tubwire abantu bari mu mwijima ko umucyo wabonetse, kandi ko umwami wacu ari muzima, kandi kumushaka n'umwemereye akamwizera amuha ubugingo buhoraho kandi akagumana nawe ibihe byose. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.